Mu by'ukuri ikintu nabwira abantu badukurikira ni uguha agaciro abantu bamugaye bakumva ko ari abantu nk'abandi bakareka kubaha akato kubera ko bafite ukuri ko kubaho nabo kandi kuba bafite ubumuga ni ibintu byabashikiye kandi bagomba kumenya ko n'abazima nabo bashobora guhura n'ibyo bibazo bakamugara. Rero guha agaciro umuntu ubana n'ubumuga ni ibintu bifite akamaro cyane, no kubiyegereza, kubana nabo, kubitaho, gukorana nabo, mu by'ukuri bizo bibarema imitima bigatuma babasha kwiremera icyizere cy'ahazaza habo hejuru. Rero nkaba nabwira abantu ko batagomba kubaha akato ahubwo bagomba kubiyegereza kuko barimo abantu bazima bafite ubwenge bashobora gukora, bashobora kugirira umuryango akamaro. Umuntu ubana n'ubumuga arashoboye, hari byinshi ashobora gukora bijyanye n'ubumuga afite kandi ubuzima bugakomeza. None Eric, hari abantu tubona imiryango ifite abana n'ubumuga babahisha mu nzu cyane cyane ku bafite abana, rimwe na rimwe ntibajyanwe no ku mashuri. Uvuye kwiga kugira ngo uzabakanwa k'ababana n'ubumuga, abo bantu n'ubuhe butumwa ushobora kubagenera? Ubutumwa nabagenera ni ugukura abana muri ako kato babahaye, bakabashira ahagaragara, bakabajyana mu mashuri kwiga, bakajana abana ahagaragara kugira ngo babashe guhura n'abagira neza, kuko hanze hari abagira neza bita kuri abo bantu bamugaye. Rero babahisha baba babimukuri kwabo, ifuko babasohora bakaje ahagaragara kugira ngo babashe kwitabwaho, kuko hari imishinga ihari ishinzwe kubafasha kandi nabo iyo bagiye kwiga ni ubumenyi baba bagiye kwiga kugira ngo ejo buriya bumenyi bazabuzaza umusaruro uzabashe kubatunga. Niyo mpamvu batakagombye kubaha nk'amasomo mvuye kwiga nabo twiganye na timu twiganye. Twebwe turi rubanda, turi amaso y'ababana n'ubumuga, ntabwo tuzamenya ahantu hari umuntu ubana n'ubumuga ngo tubashe kumuhishira. Rwose tuzamugaragaza, tuzamutungira agatoki yaba mu nzego za leta yaba mu bashinzwe uburenganzira bw'ababana n'ubumuga. Ayo makuru tuzabasha kuyagezayo rwose. Jewe nkaba numva nababwira ko batagomba guha ababana n'ubumuga kato. Ababana n'ubumuga ni abantu bashobora gukora bakitezaho bakabaho, ubuzima bugakomeza rwose. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV n'ibya Mungu Etienne. Uyu munsi rero tukaba turi mu mujyi wa Nairobi kuri hoteli yitwa World Hotel, hoteli nziza cyane iherereye mu bice bya Kawangware, Hurlingham hafi aho ngaho. Aho nakubitiye rero sanga abantu benshi batandukanye, impunzi z'amoko menshi, indimi nyinshi zitandukanye, aho bari mu birori bahabwa amasertifika ku mirimo itandukanye bagiye bakora. By'umwihariko bakaba ari abantu babana n'ubumuga. Tugiye kuganira, turaganira umwanya muto cyane kubera ko turavugisha abantu benshi kandi batandukanye. Tuze kuganira bari mu biki, barimo bakora iki, ikindi kandi ibyo bari barimo baje kuba babidusangiza. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, reka n'ubundi ubanze twibwire mu kinyamurenge kugira ngo abazadukurikirana bamenye uri muntu ki. Njyewe nitwa Kimararongo Eric, mpagarariye abantu babana n'ubumuga mu karere ka Kajiado mu rwego rwa UN. Eric, hari ukuntu bivuze usizemo byenda nk'abazagukurikirana bavuga Eric ni muntu ki, Eric ni umuki, kuko umunyamurenge yagiye kwivugagira uburyo ajya yivuga. Murakoze cyane. Njyewe ndi umusinzira mu nzu y'abakubana, ndubatse
ndi umukwe w'abatware, ndi mwishwa w'abahiga. Urakoze cyane Eric. Ndabona ufite baji iriho UNHCR, nakwibaza byenda ukorana na UN, iyi baji bite byayo? Iyi baji nayawe na UNHCR kubera ko ndi president abantu babana n'ubumuga mu karere ka Kajiado. Hari inzego zagiye zitogwa, nanjye natowe muri urwo rwego. Ni ukuvuga ko wowe uhagarariye ababana n'ubumuga uretse muri Kajiado mu buryo bwa Nairobi. President tuvuga Kajiado benshi bumve za Kitengera, ni ukuvuga ngo ni mu rwego rwa UN muri make. Yego, ni mu rwego rwa UN, ariko kandi mba muri komite yitwa DIC, komite y'impunzi z'amoko yose, abasomali, aba Sudani, mu rwego rwa Nairobi. Hanyuma Eric, uvuze ko uhagarariye abana n'ubumuga, byenda bazadukurikirana bashobora kwibaza, Eric nawe ubana n'ubumuga cyangwa wowe uhagarariye abana n'ubumuga gusa? Ndabufite nanjye, ikibazo cy'ukuboko, ndabufite ubumuga. Okay, byenda Eric, byenda urambabarira, sinzi niba byakunda, hari abashobora kubibona byenda ntibabyemere, sinzi nimba wabereka uko bimeze, nimba atari ibanga, kugira ngo tuze kwinjirana mbere yuko tuganira kuri uyu munsi nyirizina. Impamvu nkubaje nuko nzi ko ukora ibikorwa byinshi bitangaje kandi ubana n'ubumuga. Hari benshi batazi ko umuntu ubana n'ubumuga ashobora kugira ibyo akora. Wowe nkuzi nk'umuhanga ukora ibintu byinshi, business kwinjiriza amafaranga kandi gutunze, kuko ubona kuri media uri kubisobanura, bishobora guhindurira benshi ubuzima. Burya ndabufite rwose ubumuga, si ngombwa ngo mbwerekane, ariko abantu benshi barabizi ndabugira, kandi ugeze muri business yanje aho nkorera rwose singira ipfunwe byerekana ndakora, kuko njyewe ndi intore ntabwo nganya. Kabisa Eric rwose. Hanyuma mbere byenda yuko twinjira muri iki kiganiro neza, turebe kuri uyu munsi aha mbasanze kuri Walid, waba waramugaye mu uhe mwaka? Namugaye ku mwaka w'ibihumbi bibiri bijya kurangira na karindwi gutya, nibwo namugaye. Okay, reka tubwire n'ubundi bazadukurikirana, kubona umuntu ubana n'ubumuga, umuntu udafite ubumuga uyu munsi ejo abashobora kubugira. Ariko by'umwihariko Eric, twari dukomeje kuri business. Nihe business ukora muri Nairobi? Je nkora ibijyanye n'ubudozi, ndi umutayeri, ndadoda rwose. Nawe n'ubikenera uzontemberere, ndabona uwambaye ibintu biri fitting, na ibyo bintu ndabikora, ndagufitinga neza cyane. Hanyuma tunagusaba n'ubundi uze kureba cyane cyane hariya muri kamera, ureke kureba hasi. Hanyuma Eric rwose ni umuntu ubana n'ubumuga, acitse ukuboko, akaba afite insimburangingo ari ndazakoresha mu gusona. Ni ukuvuga ngo abantu batuye Kitengera, abantu batuye mu turere dutandukanye, Eric yabasonera imyenda myiza, ariko batubwira byenda amasonera atandukanye, nimba usonera abagabo gusa cyangwa nimba usonera abagore, kugira ngo bazadukurikirana rwose bakugane baguteze imbere. Imyenda y'abagore niyo yoroshe ndayisona, n'iy'abagabo, ariko amakoti sinyasona, amakositime sinyasona rwose, ariko izindi modeli ndagerageza. Ni benshi nasoneye bajyanye no mu mishinga, benshi bafite ama design yanjye, ko muri Rase, Refugee Point, Hayas, aho bose n'abadode baza na Kitocha Sheri hari amahuzu yabo, n'ubu ntarabaha baje kudodesha iwaje. None se Eric, watangiye kudoda mbere yuko umugara? Oya, sinzi ukuntu byanjemo, gusa sinagiraga n'inzozi zabyo, gusa n'ukuntu nagiye ahantu mu mushinga witwa Refugee Point, bambaza nimba hari umwuga nabanzi, je mbabwira ko umwuga ntawo nzi, gusa nifuza kuba nokora ubudozi. Barambwira ati genda uzige, ndagenda ndabyiga, maze kubimenya bangurira imashini barayimpa, nuko mbitambyinjiramo kandi ndabikunda, kandi mbona nta kibi cyabyo, kuko kubera ko binyinjiriza biranantunze, nta kibazo kabisa, nahise mbikunda, ndabikora neza cyane.
ni ukuvuga ngo ubwo budozi nibwo bugutunze hano muri Nairobi, haba kwishyurira abana amashuri, haba kwishyura inzu ndetse n'izindi gahunda zose z'urugo? cyane rwose ndabikora kuko ko mbikora n'umuryango wanjye, umudamu wanjye arakora nawe turafatikanya gushakira ubuzima nyine umuryango. Tayindi resource iva handi tugira, resource niva mu maboko yacu, tahandi hantu kabisa ni twe twenyine turifasha, kandi byanteye courage cyane yo kwitegemera mu buzima. Sawa Eric, rero uyu munsi nkaba mbasanze Waridi hoteli nziza y'inyenyeri 5. Abantu bose barahabona, aho wicaye ku mapisine, hari ahantu heza cyane. Rero hano uyu munsi wavuze ko uri DIC member, uraza kutubwira si yo DIC member niki? Naje kubona byenda n'ama certificate mwarimo muhabwa, muraza kubitubwira mu ncamake. Utubwire rero hano kuri Waridi uyu munsi ko murakora iki? Uyu munsi hano kuri Waridi Hotel turi twaje guhabwa ama certificate ajyanye n'ibyo twigiye. Twari tumaze imyaka 2 turi kubyiga ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'umuntu ubana n'ubumuga, n'ibijyanye n'ubusabane n'abantu bazima, mbese ibintu bya integration. Twari tumaze imyaka 2 tubyiga, ariko uyu munsi wari umunsi wo gusoza ayo mashuri duhabwa impamyabumenyi ku bijyanye n'ibyo twigiye nyine. Hanyuma Eric, byenda umuntu ashobora kwibaza ubana n'ubumuga, mwarimo mwiga ababana n'ubumuga, hari n'ijambo yigeze gukomozaho nguri DIC committee. Iyo DIC committee byenda kuba dukurikirana bashobora kutamenya icyo twashatse kuvuga. DIC committee ni DIC nkuko warubajije ni Disability Inclusion Committee. Muri make kuba zadukurikirana, yari muri komite nuko yabivuze, n'ubundi n'umuyobozi mu babana n'ubumuga mu turere dutandukanye, aho barimo biga cyane cyane ibijyanye n'uburenganzira bw'ababana n'ubumuga. None Eric, ku bantu bazadukurikirana rero, nk'umuntu ugize imyaka 2 ari kwiga ibijyanye n'ababana n'ubumuga, uburyo bakwitabwaho, uburyo uburenganzira bwabo bwakubahirizwa, niko ushobora kubwira bazadukurikirana, haba ababana n'ubumuga, haba ababarera, ndetse n'abazi ababana n'ubumuga bashobora kuba bamburwa uburenganzira bwabo? Mu by'ukuri ikintu nabwira abantu badukurikira ni uguha agaciro abantu bamugaye, bakumva ko ari abantu nk'abandi, bakareka kubaha akato, kubera ko bafite ukuri ko kubaho nabo, kandi kuba bafite ubumuga ni ibintu byabashikiye, kandi bagomba kumenya ko n'abazima nabo bashobora guhura n'ibyo bibazo bakamugara. Rero guha agaciro umuntu ubana n'ubumuga ni ibintu bifite akamaro cyane, no kubiyegereza, kubana nabo, kubitaho, gukorana nabo. Mu by'ukuri bizo bibarema imitima, bigatuma babasha kwiremera icyizere cy'ahazaza habo hejuru. Rero nkaba nabwira abantu ko batagomba kubaha akato, ahubwo bagomba kubiyegereza, kuko barimo abantu bazima bafite ubwenge, bashobora gukora, bashobora kugirira umuryango akamaro. Hanyuma Eric, muri ayo masomo y'imyaka 2 warugize wiga, ni ibihe bintu by'ingenzi wakuyemo? Ibintu by'ingenzi nakuyemo ikintu cyo kumva kuko kumugara atari cyaha, atari ikintu gishobora gutuma uba mu bwigunge. Kumugara ni ikintu cy'impanuka gishobora kukubera, ariko kitatuma wiha akato ngo wumve kuko ugomba guhora mu buzima bwo kwiganyira, kuko wenda waciriweho iteka, wenda Imana ikwanga wewe tuvuge, cyangwa se abantu bakwanga, cyangwa se mbese ukishira mu kato. Ariko nakuyemo ikintu cyo kwiremera icyizere hazaza, kandi nkuramwo n'ikintu kimeze gutya ko nubwo umuntu amugaye ashobora kuhaguruka agakora, kibeshaho adategemeye guhabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose, cyangwa se ku muntu, kuko ibyo tubona byose tubikesha amaboko yacu. Muri make ni ukuvuga ko kuba umuntu abana n'ubumuga ntabwo bisobanuye ko adashoboye. Umuntu ubana n'ubumuga arashoboye, hari byinshi ashobora gukora bijyanye n'ubumuga afite, kandi ubuzima bugakomeza. None Eric, hari abantu tubona imiryango ifite abana n'ubumuga babahisha mu nzu, cyane cyane ku bafite abana, rimwe na rimwe ntibajyanwe no ku mashuri.
uvuye kwiga kugira ngo uzabakanwa k'ababana n'ubumuga, abo bantu n'ubuhe butumwa ushobora kubagenera? Ubutumwa nabagenera ni ugukura abana muri ako kato babahaye, bakabashira ahagaragara, bakabajyana mu mashuri kwiga, bakajana abana ahagaragara kugira ngo babashe guhura n'abagira neza, kuko hanze hari abagira neza bita kuri abo bantu bamugaye. Rero babahisha baba babi mukuri kwabo, ifuko babasohora bakaja ahagaragara kugira ngo babashe kwitabwaho, kuko hari imishinga ihari ishinzwe kubafasha, kandi nabo iyo bagiye kwiga ni ubumenyi baba bagiye kwiga kugira ngo ejo buriya bumenyi bazabuzaza umusaruro buzabashe kubatunga. Niyo mpamvu batakagombye kubaha akato, ahubwo bagomba gusohora abana bakabashira ahagaragara, bakaba uburenganzira bwabo, bakaba ukuri kwabo. Mu by'ukuri nk'amasomo mvuye kwiga nabo twiganye na timu twiganye, twebwe turi rubanda, turi amaso y'ababana n'ubumuga, ntabwo tuzamenya ahantu hari umuntu ubana n'ubumuga ngo tubashe kumuhishira. Rwose tuzamugaragaza, tuzamutungira agatoki, yaba mu nzego za leta, yaba mu bashinzwe uburenganzira bw'ababana n'ubumuga. Ayo makuru tuzabasha kuyagezayo rwose. Jewe nkaba numva nababwira ko batagomba guha ababana n'ubumuga akato. Ababana n'ubumuga ni abantu bashobora gukora bakitezaho, bakabaho, ubuzima bugakomeza rwose. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, kubera ko tugiye kuganira n'abandi kandi batandukanye, turi bukoresha umwanya mutoya. Muri rusange ni izihe mbogamizi abantu babana n'ubumuga bakunda guhura nazo? Imbogamizi za mbere nuko abantu tubana nabo bitwa ni bazima bakunze kuduha akato. Rimwe baje gusaba akazi akabatoka guha ashingiye kuko ngo abona ngo uramugaye, ntamenye kuko nubwo wabumugaye urugingo runaka ariko ushobora gukora ikindi kintu. Rwose nkumva ababana n'ubumuga nubwo bamugaye ingingo runaka ariko hari akazi bashobora gukora bashoboye, bakagombye kuzabahabwa akato. Rwose abo bantu ni abantu bakagombye kuzabahabwa ukuri, bagahabwa imirimo nk'abandi batavanguwe. Hanyuma Eric, sinzi nimba hari ikintu ushobora kuba nasize byenda ntakubajije, ubutumwa runaka wumva ushobora kuba wageza kuba zadukurikirana kugira ngo tuze kuganira n'abandi. Je ubutumwa nabaha nukutaduha akato abantu babana n'ubumuga, bakumva ko ari abantu bagomba kubana n'abandi, kandi natwe dufite agaciro, tugomba mbese gukontribuwa mu mirimo ihari ikogwa yose, haba mu rwego rwa leta, mu rwego rw'imishinga, cyangwa se mu rwego ubwo ari rwo rwose. Mu miryango tugahabwa uburenganzira, nimba ari ukuyobora mu miryango, nimba ari ukuyobora mu mirimo iyo ari yose yaba iya leta, tugahabwa ukuri kimwe n'abandi bantu bazima. Rero abantu babana n'ubumuga rwose mukomeze mwigirire icyizere, ikindi kandi hanyuma rero bakunzi ba Mend Mind TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Reka dushimire umutumirwa wacu, reka dukomeze twakira abandi tubaganirize. Amahoro y'Imana bane namwe. Ariko abafite ababana n'ubumuga twababwira iki? Aba ni abantu bagize imyaka 2 bari kwiga uburenganzira bw'ababana n'ubumuga. Nijisho ry'ababana n'ubumuga, wewe ufite ababana n'ubumuga ukabubahisha, twababwira iki? Nimukure abana mu mazu, ababana n'ubumuga ni mubaho uburenganzira nk'abandi, barashoboye kandi Imana yabaremanye impano zabatunga. Rero amahoro y'Imana abane namwe.